yakoraga ikosa nkamuhana igiti cyari gikomeye cyane nkakubita ntitaye kureba aho ndi bukubite yaba mu mutwe yaba kuyashira koko nkakubita. Ntaritabira amahugurwa Save the Children ntabwo nari nsa naho ntazi uburenganzira bw'umwana icyo ari cyo. Hari ukuntu bambwira ngo njye kuvoma nkabyanga barangiza bakankubita. Mbere yuko Save the Children iza gukora natwe by'umwihariko umurenge wa Nyamugari twavuga ko hari icyuho mbere na mbere komite ntiyabagaho abantu bari bahari ariko ugasanga gapu yari hari nuko tutageraga umwanya ngo twicare dusesengure ibibazo bya bihari ku burenganzira bw'umwana. Umwana yarazaga wenda ambwira nk'akabazo nkatangira kumukubita cyangwa nkavuga nti genda mbi imbere nti ntabyo umbwira nanjye nifitiye ikibazo. Umushinga School for Change ukorera mu turere twa Burera, Gatsibo, Kirehe na Nyarugenge watangiye gushyirwa mu bikorwa na Save the Children ku nkunga ya IKEA kuva mu mwaka wa 2018. Nyuma yaho ubushakashatsi bw'ibanze mu gihe umushinga watangiraga bwagaragaje ko 56% by'abarimu bo mu turere twa Burera na Gatsibo bahanishaga abana ibihano bibabaza umubiri ku ishuri, mu gihe 80% by'abanyeshuri bahawe ibyo bihano. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko 4% by'abana bavuze ko bumvaga badatekanye mu rugo, mu gihe ku ishuri bari ku kigero cya 2%. Gusa no mu muryango mugari bakorerwaga ihohoterwa, cyane ko abumvaga badatekanye bari 4% mu bana bose babajijwe. Ibi byaterwaga n'ihohoterwa ryakorerwaga abana ku ishuri no mu miryango yabo binyuze mu bihano bibabaza umubiri nko kubakubita, kubatuka no kubapfukamisha batabanje kubatega amatwi mu gihe bakoze ikosa, bityo bikagira ingaruka mbi ku myigire n'imikurire yabo. Mu mashuri abarimu wasangaga bazi ko gukubita umwana bishobora gutuma ashobora kugira icyo amenya. Ibihano bibabaza umubiri, ibihano binyuranye bibabaza umubiri, ariko ubu ngubu ndetse no mu babyeyi wabonaga bihari. Umwana wakererewe twaramutegaga hariya ugafata umunyafu ukamutsibura, ukabuze neza ko uwo munyafu umutsibuye ari wo uzatuma yenda abasha kuba yagaruka mu nzira nyayo. Guhera muri za 2018 ntago twari gasobanukiwe n'akamaro ko gufata umwana neza. Ubwo rero ku umwana dusobanukiwe uburyo bwo kumufata neza, hazagamo kuba twamukubita, kumukoresha imirimo imurenze. Nyine mbere yazaga dukanga, ubwo nanjye wiriranwe n'abana nkabona arabakubise nta no kubabaza icyo bakoze, akabona ibintu akavuga ati ibi ntabwo mbyishimiye mu mwakoze gutya na gutya, ego nkabona ahubwo nanjye nimvuga nabi ari njye arakubita. Ingaruka ya mbere harimo guhahamura umwana, aho kugira ngo umwana ajye mu murongo yarushagaho noneho kubona umuntu akamubona nk'umuntu w'umugome uri bumwangirize nangwa se uri bugire ikindi kintu kibi ari bumukorere. Umwana kubera cyangwa tugakubita byagiraga ingaruka, kuko hari igihe umwana ahoraga umukubita bigatuma ava no mu ishuri, kuko ntabwo umwana niba afite ikibazo tuba cyererwa uyu munsi agakubitwa n'ejo agakubitwa, ejo bundi arabonaga yakiriwe agahita yitahira. Mbere itaraza baradukubitaga bakagira ibihano bikakaye, no gutsindaga mu ishuri ntabwo byaba byoroshye. Mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abana mu mashuri no mu muryango mugari, umushinga wa School for Change watangiye guhugura inzego zose zifite aho zihurira n'umwana ku burere budahutaza, ndetse no gufasha abana bata amashuri bitewe n'ihohoterwa bahura naryo mu mashuri, kubura ibikoresho by'ibanze bibafasha mu myigire yabo n'ibindi. Mu mahugurwa twabonye uko umwana agomba kwitabwaho, ikindi twahuguwe ku burenganzira bw'umwana. Umusaruro mbona amahugurwa yatanze,
twamenye neza ubwo tugomba gutanga uburere kandi tudahutaje abana. Mu by'ukuri ni amahugurwa yamaze iminsi 8 cyangwa se session 8. Nko kuri session ya mbere ho byari bigoye kumva ko umwarimu agomba kwigisha umwana atamukubita, kumva ko agomba kwigisha umwana atamuhutaza, kumva ko agomba kwigisha umwana atamutuka. Hari ingingo twakundaga gutindaho turi kuvuga ngo ese natwe turere nk'uko twarezwe. Twasanze rero mu by'ukuri bitewe na kamere z'abantu na systeme z'abagabo cyangwa se imyigishirize yo hambere, twabonye ko abana nta bwisanzure babonaga, ko bakandamijwe. Ntibasebywa yumvwa na bose. Turashimira cyane umufatanyabikorwa Save the Children watekereje no ku mwana w'umukobwa bagatera inkunga ku bijyanye n'ibikoresho byo mu cyumba cy'umwana w'umukobwa. Mbere ubundi umuntu yajyaga mu mihango, ubundi bikaba ngombwa ko ahita akenyera umupira agahita ataha, ariko ubu baradufashije. Ubu nyine ujya mu mihango ukegera umwarimu nyine ushinzwe icyo cyumba, undi yarangiza nyine akagufasha akaguha n'amasomo ukuntu wabyitwaramo neza. Kuri ubu imibare y'abarimu n'ababyeyi bakubita abana yaragabanutse. Ibi byatumye abana bisanzura ku barezi babo ndetse bituma batsinda neza ku ishuri. Nyuma y'amahugurwa twabonye ko kugira umwana inshuti ari iby'ingenzi. Ubu abana batwisanzuraho, umwana akakubwira ikibazo afite, yaba yewe no mu muryango iwabo, bikagufasha kumenya uko umutwara. Inyungu nini twabonye aho ngaho n'abana kudata amashuri. Ibyo tubirebera no mitsindire y'umwaka ushize. Hano muri segonderi kwa dufite abanyeshuri 300, kwa dufite muri segonderi mu mwaka wa 3 abanyeshuri 102 bakora ikibazo cya leta, ari ukubera ko twavanye ibyo ibibazo byo hagati y'abanyeshuri n'abarimu bitewe n'amahugurwa twabonye. Abanyeshuri 98 babonye amabara bajya mu bigo bifuza kujyamo. School for Change muri iki kigo yatugiriye umumaro kuko amakarabu yagize imbaraga. Amakarabu y'uburenganzira bw'umwana ku buryo ubona abantu ubwabo bashobora no kwiteranya bakiganirira batahamagaye na mwarimu bitewe na karabu yabo. Iyo ugiye kubasanga ugiye kubaganiriza ntago bakwihisha, barakwiriye kureba bakakuganiriza. Kuri iri shuri ndabyibuka cyane, ni ikintu cyanshimishije. Abana baburaga uko bidagadura, ariko binyuze mu gasanduku k'ibitekerezo abana bagize bati byibuze nta butaka ishuri rifite, ariko twebwe twakwisiziriza n'ikibuga tukajya dukina umupira w'amaboko. Iwacu mu rugo dukunda gusoma ibikabonetse n'ibinyamakuru. Nyuma yaho nabaye inshuti y'abana. Abana barankunze, aho nyuze hose bakanyita mwarimu mwiza. Niwanjye mu rugo bakahaza baje gufata ibitabo, ukubona baje ari benshi bisa banyisanzuyeho nta bwoba bakankunda. Impinduka yarabonetse kubera ko nk'umwana iyo yatangiraga nko gusomera abandi inkuru, tangiye kugira ubwoba, namwerekaga ko afite ubushobozi nawe akomeye. Nkatangira kumwereka ko yagerageze, nkamushimira ndetse nkamufelicita, nkamubwira nti wakoze cyane, nejo uzongere ukabona ko agiye yishimye akavuga ati tica yanshimiye nanjye. Nk'uko ntabivuze, impamvu twitabira ni ukugira ngo natwe twumve tumenye gusoma. Abana Umushinga School for Change wageze ku bana 155,675 barimo abahungu 77,854 n'abakobwa 77,821, ariko kandi abagabo basaga 2,700 n'abagore basaga 2,400 nabo bafashijwe n'uyu mushinga kwimakaza uburere budahutaza. Mu bushakashatsi bwakozwe n'umushinga mu gihembwe cya mbere cya 2021 bugaragaza ko kuri ubu
78% by'abana bo mu turere umushinga ukoreramo bavuga ko basigaye bumva batekanye ku ishuri, naho abarimu 71% bakoresha uburere budahutaza mu myigishirize yabo ya buri munsi, mu gihe 96% by'ababyeyi babukoresha mu gushyiraho amabwiriza no mu mirimo yo mu rugo. Bwa mbere batarajya mu mahugurwa navaga ku ishuri nkaza nkateka nkakora imirimo myinshi, ariko simbone umwanya wo kugira kwiga, ukatuma mbona amanota mabi. Ubu ngubu nsigaye mbona amanota meza. Iyo abana bavuye ku ishuri turabaganiriza, twamara kubaganiriza tukababaza uko byagenze ku ishuri, akakuzanira amasomo yagize yize, yaba ngombwa kumva yuko noneho hari aho atakoze neza n'iki byose ukamufasha mu kugira ngo noneho wumve yuko noneho ahanga ukahawamwumvisha, noneho akumva yuko noneho ejo yasubirayo agasubirayo noneho hahandi yahize neza kandi ahasobanukiwe. Uramushimira ari n'uwakoze kibi, uramubwira utaha n'ibibi wakoze, ariko nabwo uzikosora, ariko nabwo ukamushimira, wirinda kumubwira nabi kugira ngo adakomerezaho cyakarakara mu bwonko. Maze gusobanukirwa uburere budahutaza, ubu imibanire yacu ni myiza. Ubundi wa mupapa abana bari butahe mufata umwanya nkara mu makayi yabo, mu gihe nabaga ndi muri kabari. Ibyo biganiro byagiye bituma imiryango myinshi y'amakimbirane ashira. Uko amakimbirane ashira mu miryango niko n'uburenganzira bw'umwana bugerwaho. Ingaruka nziza byagize ku bana nuko noneho abana basigaye biga neza, bafite ibikoresho by'ishuri. Igeze mu rugo ubona umwana afite agakwavu yitaho yoroye, kandi mbere ntabyo bagiraga. Kuva tumaze kuyigisha mu by'ukuri ubona mu rugo noneho babanye neza, kandi n'abana ukabona biga batekanye nta kibazo bafite muri rusange. Hanyuma tumaze guhabwa rero intego z'igihe kirekire n'umufatanyabikorwa Save the Children, twaje gusanga buhoro buhoro ushobora gufata umwana ukamuhindura bitewe n'ubuzima abamo, ukaba wagira ubundi buzima umwinjizamo. The Children yatugiriye neza uko uyu mushinga wa Save the Children watuzaniye byinshi. Nta mwana ugikubitwa, natwe ubwo twagize uruhare mu burenganzira bwacu. Nubwo inzego zose zahawe amahugurwa ku burere budahutaza mu myigishirize no mu mirerere ya buri munsi, zigeze ku ntambwe ishimishije mu ishyirwa mu bikorwa by'ubumenyi bahawe, haracyari urugendo rwo kurandura burundu ihohoterwa rikorerwa abana ku ishuri no mu miryango yabo. Bamwe mu babyeyi n'abarezi bavuga ko hagikeneye amahugurwa yihariye ku babyeyi bagifite imyumvire yo guha abana ibihano bibabaza umubiri, kandi umushinga ukaguka ugakorera no mu tundi turere tw'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu wenda navuga ko igipimo ari cyiza, ariko harimo bakeya ababyeyi batarumva gusobanukirwa n'uburere budahutaza umwana. Mu manama nge numva nko mu manama ajyaba wenda uretse nko mu kino gihe cya Covid, ariko mu kindi gihe hazaga haba amanama wenda nko mu tugari mu midugudu bajye bashyiramo, hajyamo nk'umuntu wenda babwira kwandikiranye n'uburere budahutaza ku babyeyi. Ubutumwa nabaha nabo ni ugukomeza gushyigikira abana, bakabafasha mu mbaraga, akamufasha akagerageza kumufasha akazamuka. Afite intege nke akaba yamufasha uko abishoboye kose akiyongera mu myigire cyangwa mu bindi akora. Ni amahirwe akomeye twagize nk'iyi mirenge, tubona byaba byiza n'indi mirenge nayo igezweho n'iyi gahunda byarushaho gufasha umwana w'umunyarwanda. Igikomeye kurusha ibi nuko baba barahuguye nibura abibanze babyumva bashobora gufasha abandi. Nuvuga ngo umushinga ubu niyo wagenda, imfashanyigisho, ubumenyi abayobozi bahawe ibyiciro bitandukanye twe turacyabifite. Bivuga ngo kuba umushinga warangira ntabwo ubutumwa twahawe bwarangiye. Bivuze ngo ibyiciro bitandukanye, harimo abayobozi, harimo komite zitandukanye zifite aho zihurira n'umwana, tugomba gukomerezaho. Iwacu mu rugo dukunda gusoma ibitabo ndetse n'ibinyamakuru. Ibyiza dukunda gusoma.